Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje nk'ibisanzwe kandi mbahaye ikaze nkomeza kwizera kandi ko Imana rwose ikibandindiye kuko ndabakunda cyane kandi ndabakeneye kugira ngo mukomeze kumba hafi. Inkuru yacu y'urukundo rero tuyitangiranye n'umukobwa wacu mwiza cyane. Uyu mukobwa yitwa Nikita, ni umukobwa wambara neza, iyo umurebye rwose uba ubona ari umukobwa ukeye. Arazinduka mu gitondo rero maze akambara neza cyane, akimakiya, yarangiza agafata imodoka ye akajya mu mujyi. Ikintu rero aba agiye gukora nicyo gitangaje, aragenda maze akajya agenda acunga imodoka ziba zirimo abasore. Iyo rero uvuye mu modoka ugiye nk'ahantu ahita afata agapapuro akandikaho nimero ze maze akagasiga ku modoka yawe kugira ngo uze kumuhamagara. Arabyuka rero mu gitondo kimwe maze akagenda agashyira agapapuro ku modoka y'umusore, ariko uyu musore araza akareba akabona ntazi ibyo ari byo maze agahita akajugunya. Nikita we rero ataha yishimye, agahita yiyicarira mu rugo ategereje ko rwose uyu musore agiye kumuhamagara. Ajya kumva rero telefone ye irasonnye, agahita avuga ati nari mbizi rwose ko uriya musore w'ibogara ari bumpamagare, ati reka mwitabe. Aritaba rero agasanga ntabwo ari we ahubwo ni inshuti ye rwose yo mu cyaro yitwa Ines. Ahita amubwira ati Ines, ati uzi ukuntu rwose unyiciye umunsi, ati nari niteguye telefone ye kataraboneka none ni wowe umpamagaye. Ines ati cyane, ati nari ngukumbuye ni ukuri, ati hari haciye igihe tutavugana. Nikita ati none se, ati ubundi urakora iki muri icyo cyaro? Ati nta mugabo ufite, nta kazi ufite, ati niki gituma uguma mu cyaro rwose? Waje mu mujyi kubizi ko ubuzima bwo mu mujyi butiburira utabura icyo gukora? Ines ahita amubwira ati wagira ngo rwose wasomye mu ntekerezo zanjye, ati n'ubundi ejo nzaza, ati ndi mu myiteguro, ati ni nayo mpamvu nari nguhamagaye kugira ngo rwose mbikubwire. Nikita rero ahita abwira Ines ati ntuhangayike, nzagucumbikira rwose, ati ngwino dutwike. Ahita yishima agahaguruka akabyina, ati ngwino dutwike ubundi umujyi wose tuwukongore, ati ni njye nawe, ati kandi turi abakobwa badakina, ati ngwino nkwereke uburyo bwo gushaka amafaranga maze ubundi rwose tugende twibera abaherwe, ati banguka ahubwo ndumva utinze kura. Ines ati rwose si ibyo ubwiriza, ejo mu gitondo nzabyuka nza. Ku rundi ruhande rero naho hari umusore witwa Joel, nawe ni umusore w'ibogari mwiza cyane rwose. Uyu musore ariko we ni igitangaza, aratangaje rwose. Yafashe umwanzuro uvuga ko nta mukobwa n'umwe azigera akunda, ariko nanone bitazamubuza kuzajya aryamana nabo. Avuga ko kandi nta mukobwa yifuza rwose kuzigera ashyira mu rugo ngo babane. We yari yariyemeje ko azajya abeshya umukobwa ko amukunda, maze bamara kuryamana agahita amukatira akamuha amafaranga ubundi akamureka akagenda. Ni mu gitondo kimwe rero n'ubundi ari mu buriri, hari umukobwa wari wamuraje. Uyu mukobwa ari kwitegura, naho Joel we biragaragara ko ananiwe rwose, araryamye ariko ntasinziriye, gusa nta nubwo ari kubumbura amaso kubera ukuntu yumva afite umunaniro. Uyu mukobwa arabyuka rero akitegura akimakiya maze agakomanga Joel ati sheri, ati nasoje kwitegura, ati ndagira ngo ngende. Joel ahita akurura agatiruwari k'igitanda agakuramo amafaranga menshi atabaze rwose, agahita ayahereza uyu mukobwa atamureba, anyujije ukuboko mu mugongo we. Uyu mukobwa arayakira maze agahita amubwira ati mbega ibifaranga byinshi, ati kuva nabaho ni ubwa mbere rwose umusore anyishyuye amafaranga angana atya. Joel waricecekera, nta jambo na rimwe aba ari kubwira uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero uba rwose wishimiye uyu muhungu, ahita amubwira ati mbabarira rero umpe akanimero kawe kugira ngo rwose n'ubutaha nzaguhamagare tube twazongera kubonana. Joel yumva rwose uyu mukobwa ukeneye ko bongera guhura, maze agahita yongera agafungura tiruwari akongera agakuramo andi mafaranga menshi atabaze akayamuhereza. Ni nko kumubwira ati ceceka ikibazo cyawe, jyana amafaranga ibindi ubyihorere.
uyu mukobwa ahita amubwira ati ni ukuri ati uri umuntu mwiza ati ariko ati nagusabye akanimero kawe nubwo rwose wampaye amafaranga menshi. Uyu musore aramubwira ati nimero yanjye ntayo nguha kuko rwose ubwo twarangizanyije. Uyu mukobwa uba wananiwe kuva ku izima aramubwira ati basi nimunyimye nimero mbwira basi amazina ukoresha ku mbuga nkoranyambaga maze njye ngukurikira. Uyu musore arongera agafungura tiruwari nanone akamuhereza andi mafaranga menshi nko kumubwira ati rwose ntabwo tuzongera guhura, maze uyu musore akahereza uyu mukobwa amafaranga akamubwira ati umuryango uri hariya kandi ugira ibihe byiza ati urabeho. Uyu mukobwa areba ibifaranga byose bamwihereye maze agahita amubwira ati urakoze cyane agahita yisohokera akigendera. Buracya mu gitondo rero maze Ines agahamagara Nikita akamubwira ati naje rero ati mpagaze mu mujyi. Nikita aramubwira ati nta kibazo reka nze ngufashe, ahita afata imodoka rero akagenda yerekeza aho rwose Ines aba yamurangiye. Aba akigerayo maze akabona Ines yambaye nabi, aba yambaye ibintu by'ibigutiya n'ibipira utamenya ibyo ari byo, yambaye ibitambaro mu mutwe, mbese nyine ubona ko ari umukobwa uvuye mu cyaro rwose. Nikita rero ahita avuga ati urandebera uriya muturagekazi ibintu yambaye, ntabwo rwose nakwirirwa njya kumufata ngo mushyire mu modoka yanjye, ahubwo arizana rwose ansange mu rugo ntabwo yanyinjirira mu modoka. Ahita ahamagara rero Ines ati ubu rero rwose nagize gahunda ati none reka nkoherereza adresse maze uze mu rugo nta kibazo buriya turahahurira. Ines ahita amubwira ati nta kibazo yinyoherereze rwose ndizana. Ines rero agera kwa Nikita maze agasanga Nikita rwose yamutanze mu rugo. Nikita ahita amwakira neza cyane akamuhobera nkaho rwose amwishimiye kandi yari yamaze kwanga kumuzana. Aramuhobera ati sheri tumeze neza, ati mukobwa mwiza rwose kandi nkunda, uraho uri amahoro, ati ariko ati urandebera ukuntu umeze di, ati reba ukuntu wambaye, ati ariko ubundi ko mbona utari Ines nari nzi kera, ati cya kibuno cyose wari ufite, ati none ndabona ntazi rwose ukuntu umeze. Ugahita atangira kumukuramo ibyo bitambaro n'ibyo bijipo aba yambaye, ati kuramo ndashaka kukureba rwose, ati utambaye ibi bintu wagira ngo ni puberi. Undi ati ariko se ko ari njye naje kugusura ubundi ukeneye iki kindi? Ines rero ahita akuramo ibyo bigutiya maze Nikita agasanga Ines yari yambariye ku gakabutura keza gatoya cyane n'agasengere aba yambariyemo imbere nyine kubera ko aba yanga kuba rwose yakwambara ibintu bibona. Maze Nikita agahita amubwira ati ntureba, ati ubundi uyu nguyu rwose niwe Ines nzi, n'uyu ubundi nibi wagombaga kuza wambaye byonyine apana kuba watwikiriyeho n'ibi byose. Uyu mukobwa rero araseka cyane maze Nikita akamwakira, ahita rero amushyira mu modoka akajya kumugurira imyenda. Aragenda rwose akamugurira imyenda nyine birumvikana migufi kuko niyo Nikita aba akunda, akamugurira udukabutura, amakanzu, amajipo, ariko byose bigufi rwose byerekana uko uyu mukobwa ateye, dore ko yaranateye neza cyane cyane rwose yari mwiza. Ines rero yagiye arambura rwose araberwa, yari umukobwa mwiza ku buryo iyo yabaga ari mu muhanda ari kugenda abantu bagendaga bamurangariye ku buryo rwose imodoka zabaga zenda kubagonga kubera kureba uyu mukobwa wateye neza kandi wari mwiza rwose ufite n'uburanga. Umunsi rero wakurikiye Ines yarabyutse maze asanga Nikita yicaye muri salo ari kwimakiya, ari kwimeza neza, ahita amubaza ati ko se utigeze ujya ku kazi? Nikita rero n'ubundi utari ufite akazi kazwi yabuze ikintu asobanurira uyu mukobwa kuko rwose yari asanzwe amubeshya ko afite akazi. Maze Ines ati none se ati nawe ufite shop yawe? Maze Nikita ati yego rwose wabimenye. Yari agize Imana yumvise Ines amusubirije. Ati rero ati uyu munsi ntabwo ari ngombwa rwose ko ndi bukore, ati kandi mbishatse nanajyayo hakeye. Ines yahise abwira Nikita ati ntakubeshye rwose ndifuza kuzamera nkawe maze nanjye nkaba naba umukire, nkaba umukobwa rwose wihagazeho.
Nikita rero yahise aseka maze Ines ahita amubwira ati namaze gutegura rero ku meza dushobora kujya gufungura. Nikita ati ndaje. Gusa Nikita we yari ari gutekereza rwose icyo gukora kugira ngo abone amafaranga, kubera ko yifuzaga kubyaza umusaruro Ines akamukuramo amafaranga menshi. Ku mugoroba rero Ines yambaye neza cyane maze yambara agakanzu kagufi rwose kamwegereye. Ubwo yari yiryamiye rero muri salo, ageze aho arasinzira. Amaze gusinzira Nikita yaraje asanga uyu mukobwa yasinziriye maze afata telefone atangira kumufotora rwose, amafoto ye ayabika. Yatekerezaga rero ko aya mafoto agiye kujya kuyereka Joel maze akaba yamuha amafaranga. Joel rero ni wa musore twatangiye tuvuga ko rwose we yari yariyemeje ko nta mukobwa n'umwe azakunda, azajya amubeshya ko amukunda nibamara kuryamana amureke. Uyu Joel rero yari yarigeze gukundana na Nikita, barakundana rwose bigera kure. Nikita yaramukundaga birenze, maze bamaze n'ubundi kuryamana nk'uko bisanzwe Joel aramwanga. Nikita rero byaramubabaje, bimukomeretsa umutima, biramubabaza cyane, maze nawe bituma avuga ko rwose agiye noneho kuzajya ashaka abandi bakobwa maze akabashyira Joel. Joel akamwishyura nabo akabakora nk'ibyo yari yarakoze Nikita. Ubwo rero Nikita yahise atekereza ko rwose Ines ari diro nziza yo kuba yashyira Joel. Yaramufotoye amafoto y'uburyo bwose, amuturutse inyuma, amuturutse hose aramufotora, maze arangije aragenda rero ajya kureba Joel. Aramubwira ati noneho ati ubu ngubu noneho uwo nkuzaniye we ntabaho, atubanza uri bunyishyure inshuro 3 zayo wari usanzwe unyishyura. Ati ubwo nyine nawe ndashaka kumwinjiza mu rukundo, ukamukora neza neza nk'ibyo wankoze, warangiza ukamwihorera ukamujugunya, nawe rwose ukamubabariza umutima. Ati noneho ubwo nawe azahita aza rwose muri gurupe yacu maze dufatanye akazi. Ati ngewe ubwo mba ndi kubyungukiramo kuko noneho nzahita mucuruza neza amaze kwiheba. Joel rero areba uyu mukobwa w'icyuki rwose wari udafite uko asa, maze agahita avuga ati uyu we rwose nta kibazo, ndabona ari na mwiza, nta kibazo rero ubwo rwose ndakwishyura ayo ushaka yose uhumbwire, nta kibazo ndahari. Nikita ahita amubwira ati ubundi ni wowe wanjye, nubwo wampemukiye ariko nanjye ngomba kuzabibyazamo amafaranga. Ines rero atangira kujya abyuka buri gitondo ajya gushaka akazi kuko rwose aba akeneye ikintu cyo gukora. Umujyi wose rero arawuzenguruka ashaka akazi, ariko aho ageze hose bikanga. Agera aho rero agatangira kwiheba maze akicarana na Nikita akamubwira ati ntakubeshye, ubu rwose ni wowe kumfasha, ndabona narabuze akazi uyu mujyi wose kandi sinabasha kwicara rwose nta kintu nkora. Nikita rero abwira Ines ati hoya njye ntabwo rwose ndi bugufashe gushaka akazi, ahubwo ndagufasha mu kintu kirenze akazi. Ati njye noneho ndashaka kugukorera ikintu kirenze. Ines ahita amubaza ati ubwo se ni igiki? Atumva rero nguhe rwose amakuru meza kandi aryoshye. Ati Joel ni umusore w'umukire cyane muri iki gihugu. Ati niwe rwose ushinzwe ubucukuzi bwa peterole no kwitunganya. Ati rero atarazwi, ati abakobwa bose bo muri iki gihugu niwe rwose baba bamushaka baramurwanira. Ati noneho igitangaje rero ubu rwose yaragukunze. Ines ahita atangara ati yarankunze? Ati gute se kandi nta muntu n'umwe ndahura nawe kuva naza muri uyu mujyi? Nikita ati urabona nafashe amafoto yawe maze nyapostinga kuri WhatsApp. Ati nkimara kuyapostinga rero uyu musore yarayabonye, maze rwose guhera uwo munsi ntabwo ajya yirwa na rimwe atampamagaye abakumbaza, yaragukunze birenze.
Ines ahita yishima ati ariko mana rwose ugira neza, urumva ngo urampuza n'umuntu ukomeye cyane, ati ni ukuri warakoze cyane Nikita, uri umukobwa mwiza kandi ni ukuri uri ingirakamaro kuri njyewe, ati none se ubundi ubwo turindiriye iki, kuki turi guta igihe waduhuje njyewe n'uwo musore? Nikita ahita amubwira ati hoya, ati bitware gake, ati uri umukobwa mwiza rero ugomba kwihagararaho nawe ukereka abantu ko utabakeneye kugira ngo bakwiruke inyuma, burya nibwo rwose ugira agaciro. Ines ati ariko uzi ko koko niyo nama ariyo? Ku rundi ruhande rero Joel we rwose ntabwo bava muri telefone ye, aba ari kureba Ines umukobwa mwiza utagira uko asa, akavuga ati ariko ni ukuri, ati Imana iradukunda, ati urandebera iki kiremwa ukuntu gisa, ati kuva nabaho mu bakobwa bose nahuye nabo nta mukobwa mwiza nk'uyu ndigera mbona habe na rimwe, ati ndumva ni ukuri rwose ntewe amatsiko no kugira ngo mpure n'uyu mukobwa, nubwo nawe rwose nta rukundo habe na mba, ariko nibura aho ndabona ari neza cyane. Ubwo ariko nanone ku rundi ruhande Nikita we aba akomeje rwose kugira ngo ace intege Ines, noneho areba undi muntu nanone uba ufite kampani, maze akamubwira ati ndifuza ko rwose uzahamagara uyu mukobwa nkaho ugiye kumuha akazi, maze ukamusaba ko mubanza kuryamana kugira ngo ukamuhe, ndabizi ko atazabyemera, ariko nanone ndashaka yuko akazi ngewe nshaka kumurangira azakemera neza cyane, kubera ukuntu azaba yabonye ko kwibonera akazi we bidashoboka. Uyu mugabo rero ahamagara Ines akamubwira ati rwose uzaze tuvugane. Ines ajyayo, maze uyu mugabo akamubwira ati hari igihe waje hano ahari wari uje gusaba akazi, ati ngenda biboneye ku makamera, ati mbona rwose wageze hano, ati rero ati nagira ngo nkubwire ko nshaka rwose kuba nanakereya indi posite ku bwawe gusa. Ines ahita yishima cyane ati mwaba mukoze cyane, ati ariko hari kondisiyo, ati tugomba kubanza tukaryamana ubundi rwose nkaguha akazi kandi n'umushahara w'iyo posite nzawukuba kabiri. Ines yumva ibi bintu, maze yareba n'umuntu uri kubimubwira akumva rwose ntabwo byavamo, ahita rero yihagurukira akigendera ati nimugumane akazi kanyu ndabona nta cyoroshye. Arataha rero agahita abibwira Nikita ati ntakubeshye ibyo muri uyu mujyi ndabona ari ibibazo, ati uzi ngo umuntu mpamagare ngire ko agiye kumpa akazi, maze amubwire ko kugira ngo ampe akazi ari uko tugomba kubanza kuryamana. Nikita ati ese wabyitwayemo ute? Ati ubwo se koko wowe urumva nabyemera nkaryamana n'umuntu kubera akazi? Ati ibyo bintu ntabwo nabikora. Nikita ati uyu mujyi rero ni uko umeze, ati rwose umuntu ntashobora kuguha akazi gutyo gusa. Ines rero abwira Nikita ati none se rwose kubona ahantu hose nashakishije ngaheba, wanshakiye akazi nawe aho ukora? Nikita ati nkubwije ukuri rero burya nta kazi rwose mfite, ntabwo nkora, ati uko bikugendekera nanjye nibyo byatumye ntabona akazi. Ahantu hose bashakaga ko tubanza kuryamana kugira ngo bampe akazi, ati abagabo rwose nta kintu bagukorera ku buntu gusa, ati utagize nawe icyo ubaha. Ubwo rero Ines ahita abaza Nikita ati none se ko rwose mbona tubayeho neza, uba mu nzu nziza, wambara neza, kandi ibintu byose ubyishyurira ku gihe, ubigenza ute kugira ngo ibi byose bishoboke? Nikita ati nyine hano ni mu mujyi umuntu ariyaranja kandi akabaho ubuzima bugakomeza, ati ahubwo nawe ugomba rwose kumenya ubwenge maze ugashaka icyo gukora ukajya ubona amafaranga. Abakimubwira ibyo ariko agahita amuca mu ijambo ati ibyo tubyihorere, ati ahubwo reka nkwibwirire amakuru meza, ati nahaye nimero yawe Joel, mu gihe rwose kitarambiranye ashobora kuguhamagara. Ines rero ahita abwira Nikita ati ntiwumva ahubwo ko uvuze ijambo ryiza, ati ndashyushye noneho ndatogosa neza neza, ati ndumva atari njye ndibubone ampamagaye, ati ndumva rwose mfite amatsiko. Hagati aho ariko Ines ahita ajya muri salo kwitunganya kugira ngo rwose yiyatse, bakamukorera mu mutwe, bakamumakiya, mbese bakamugira mushyashya. Aba ari muri salo rero ari kubwira umuntu uri kumukorera mu mutwe ati rwose ndabona uri kunkorera buhoro buhoro, kandi ndakubwiza ukuri ndamutse rwose ntagiye muri iyi handevu mfite naba nkombye, n'ubundi kuba wankoreye mu mutwe ntacyo byaba bimariye, ati gira vuba ahubwo ntakerererwa.
abakivuga ibyo ariko Joel akaba aramuhamagaye kuri telefone maze agahita avuga ati buretse gato gusakurisha ibyo bintu bisakuza maze nitabe telefone ati ni ingenzi. Aritaba rero agahita asanga ni Joel. Joel ahita amubwira ati ndi hafi rwose hano mu mujyi, ati none se ndagusanga hehe? Ines ahita amubwira salo arimo akamubwira n'izina ryayo, maze Joel ati none se ni salo y'ubwiza urimo? Undi ati yego, ati nari ndi kwitunganya. Joel ahita amubwira ati nta kibazo, ati ndahazi, ati ubwo naho mu kanya gato ndaguhamagara. Joel ava kuri telefone rero maze agahita abwira inshuti ye ati noneho ati neza neza uyu munsi ubanza bitangendekeye neza, ati tekereza ko ari muri ya salo de bote nawe uzi, ahita yimubwira izina. Maze uyu mushuti wa Joel ati none se ubundi ubwo ikibazo ni ikihe? Joel ati abakobwa bose bakora muri iriya salo ndetse na nyirayo bose naryamanye nabo. Maze umushuti wa Joel ati none se ubwo urabigenza ute? Ati nyine urabyumva nawe sinajyayo, ati kubera ko ati bansebye cyane bose baranzi. Uyu mushuti wa Joel ahita amubwira ati rero ubwo urakora iki kandi ko uyu mukobwa agutegerereje muri iriya salo? Joel ahita amubwira ati ubwo nakomeza ategereze nyine reka twigire kwinywera inzoga, ubwo uyu nguyu we nzaba mubwira uko byagenze, ati naho ubundi ati rwose ntaho najya. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ariko nawe ati ntabwo rwose uri seriye. Joel ati ceceka, ati wibuke ko uri kuvugana n'umwami, ati ngende umwami w'abagore nta muntu rwose ujya untera ubwoba, ati kubera ko ati nkora icyo nshaka kandi nkagikorera igihe nshakiye. Ines rero bamaze kumutunganya arategereza koko amasaha aba menshi, maze agiye kumva yumva uyu musore aramuhamagaye aramubwira ati rero barampamagaye byihutirwa ku kazi ntabwo mbashije kukugeraho, ati gusa ubwo reka tubishyire ejo, ati unyoherereze adresse yawe nzaguhamagara maze duhure nta kibazo. Ines yarababaye maze ataha rwose yacitse intege. Ageze mu rugo ahita abwira Nikita ati mana nyagasani, ati mbega ko abantu bose ari babi, ati umujyi uragoye, ati tekereza kugira ngo n'izi makiyaje zose n'ubu bwiza bwose ntegereze Joel maze igihembo cyonyine yampaye ni ukumbwira ko twabishyira ejo, ati numva agahinda kenda kunyica. Nikita ahita abaza Ines ati ubuse nicyo cyakubabaje? Ati ibyo nibyo byakubabaje koko? Maze Ines ati ceceka ntabwo wowe wabyumva, tekereza ko udufaranga twose nari mfite nadutanze kugira ngo nigire mwiza none bimfanye ubusa. Ubuse urabona ubundi ubu bwiza ndi bubujyane he? Ndabujyana mu buriri kuryama se? Maze Nikita ati wasohotse se ukigira ku muhanda ugatembera, urabura rwose umuntu uri bugusohokane akaguha linya y'umugoroba, ati cyangwa se ukagenda ukajya kwifotoza maze ntibipfe ubusa, nibura ukanifatira amafoto usa neza gutyo. Ines ati njyewe se, ati nkagenda kuko ngafata inzira nta hantu na hamwe ngiye ngo ntegereje umuntu tutahanye gahunda, ati uwo si njye kandi urabizi ko ibyo bintu ntanabishobora. Buracya rero maze Ines agahura na Joel, barahura rero bagasangira, maze rwose Joel akereka Ines ko amwishimiye bya bindi bye nyine aba yaramenyereye gukora. Ines we rero abona uyu musore akamusarira rwose, amukunda guhera akimubona bwa mbere kuko uretse kuba baba bamubwiye ahubwo asanga ari n'umusore w'ibogari rwose mu buryo bugaragara, aramukunda rero akamwishimira, maze aba bose bagakomeza rwose kuzajya banasohokana umunsi ku wundi, kubera ko noneho Ines we ntabwo aba ari umukobwa woroshye ku buryo Joel aba ari buhite amubona wese mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri, aba ari umukobwa wihagazeho, biba bisaba umwanya kugira ngo Joel ategereze. Hashira iminsi rero maze Joel agahura na Nikita. Nikita aramubwira ati rwose ko nakubwiye ko rwose ugomba kumwereka ko umukunda maze mukaryamana ugahita umubabariza umutima kuko utari kubikora vuba. Ati noneho tekereza ko rwose utangiye kujya unamuha amakado ahenze, urabona ngo umugurire telefone ihenze cyane kurusha njyewe niyo mfite, ati ubwo se ibyo ngibyo rwose biri mu mipango twari twapanze?
Joel ati nyine ngomba reka kumwereka urwo rukundo rwa feke, ngomba kwigira nkaho mukunda rwose, nkamutereta nkahinga cyane akabona ko rwose ndi umuhungu uri serieux, niyo mpamvu namuguriye iriya telefone nayo rwose iri mu buryo bwo kumubeshya urukundo. Nikita ahita abwira Joel ati ndabona ni ukuri biri gutinda, nari nzi ko rwose uyu mukobwa ubu yakabaye yaratangiye kunyinjiriza amafaranga, ariko ndabona bitangiye gutinda. Joel aramubwira ati ihangane, ihangane humura, biri mu nzira rwose, ntuhangayike, ntubizi se ko njyewe nta kintu njya mvugana n'abakobwa, ati nta ibintu by'urukundo atari ibintu byanjye, ati urabizi nawe uko mbigenza, nuko n'ubundi ngomba kuzabigenza. Umunsi wakurikiye rero Joel ahura na Ines, aba yamutumiye rwose mu nzu imwe mu nzu ze nziza aba afite aho mu mujyi. Baba bicaye rero bari gusangira, bari kuganira bishimye, maze Ines akabaza Joel ati aha hantu se wanzanye ni hehe? Joel ati aha rwose ni inzu yanjye y'umwihariko njya nkunda kuruhukiramo, ubwo rero nashatse kuyizanamo rwose umukobwa mwiza nkawe kugira ngo tuganire. Ines arishima ati ni ukuri, ati ni heza cyane. Ines ahita abaza rero Joel ati ariko ati hari ikintu nibagiwe kukubaza, ati ureba amafoto yanjye bwa mbere ni iki kidasanzwe wayabonyeho cyatumye rwose ngukurura? Joel ati tekereza ko ibintu bituma abakobwa bajya kwibagisha kugira ngo bakore umubiri byose wowe ubifite? Ines ahita aseka cyane akamubwira ati ngewe rero burya ati ibi bintu byose ureba ni natirere, ati ibi rwose n'Imana yanyibagiye interesha gutya, nta kintu na kimwe bigeze banyongeraho. Joel ahita amubwira ati ndabibona rwose, ati rero ibyo bintu byarankuruye cyane, ati uri mwiza mu buryo butangaje. Baba bicaye rero ibiganiro byashyushye, maze mushuti wa Joel baba banakorana mu kazi akaba arinjiye, agahita amubwira ati Joel ahita abwira uyu mushuti we ati dore uyu rero ni Ines, ni sheri wanjye. Agahita abwira Ines ati uyu ni umushuti wanjye magara. Uyu musore ariko ahita abwira Joel ati ibintu rero ubu birahindutse rwose, hari akazi kihutirwa, bari kuguhamagara kuri telefone bakubuze. Joel ati telefone yanjye nayisize mu modoka niyo mpamvu ubwo ntabibonye. Maze uyu mushuti wa Joel agahita amubwira ati ngwino nkubwire. Barahaguruka rero bakajya ku ruhande bakavugana, maze Joel agahita agaruka yihuta akabwira Ines ati urihangana rero akazi karavutse kandi ngomba kugenda vuba nkajya mu wundi mujyi, birihutirwa cyane ku buryo nta yandi mahitamo mfite. Ines rero we uba rwose wari umaze kuryoherwa n'urukundo ari kumwe na Joel ahita ababara, maze akabwira Joel ati hoya ibi bintu ntabwo byambaho, ati urabona ubu rwose ni nabwo twari tumaze kubonana, numvaga nishimye turi kuganira none uransize koko? Joel ahita amufata ku matama maze akamureba mu maso akamubwira ati ariko niba rwose ntacyo bigutwaye wanaza tukajyana nta kibazo. Ines ati koko se, ati ibyo uri kuvuga urakomeje, ati cyangwa ndi kurota? Joel ati oya rwose ndakomeje, niba bitakubangamiye twajyana. Ines ahita yishima cyane, maze Joel agahita amubwira ati nta gukora varize, ati ndakugurira ibintu bishyashya hariya ntugire ikibazo. Bahita bahaguruka rero bishimye cyane maze bakagenda. Burira rero maze Nikita agategereza Ines akamubura, ati rero agafata telefone akamuhamagara ati ko rwose nagutegereje nkakubura wabaye amahoro? Ines ati nibagiye kukubwira ubu rwose twagiye mu wundi mujyi njyewe na Joel, ati meze neza turishimye twaryohewe, ati yanguriye ibintu byose bihenze kandi byinshi byiza, ati mbese ubu tumeze rwose nk'abantu bibereye mu kwezi kwa buki. Abakibikoza rero Nikita, maze Nikita umushiha ukamwica, ava kuri telefone akarakara agaterura imyenda akabyina inzu yose, yabuze rwose icyo afata n'icyo areka, ati hoya nizere ko ibi bintu rwose bitaba, ati uyu musore atangiye kuntenguha, urabona ngo ibintu twasezeranye bimunanire, none ndabona ameze nk'utangiye kwinjira mu rukundo rwose, ati atangiye kujya asohokana n'uyu mukobwa, ibi bintu byose kandi ari kumukorera njyewe ntabwo yigeze abinkorera, bishatse kuvuga
avuga ko rero ari kurengera, ati none uyu musore yaba ari kujya mu rukundo nabigenza gute? Ati ngomba guhagarika uru rukundo rw'ubugoryi kandi vuba vuba, ati singomba kurangara naho ubundi rwose ibintu byaba biri kunca mu myanya y'intoki. Ati uyu musore ndabona atangiye kugenda antenguha buhoro buhoro, ati kuko rwose ikigaragara cyatangiye gukunda Ines kandi ntabwo aribyo nari napanze. Nikita rero aragenda akicara maze agatangira kwiyahuza inzoga, aba yumva rwose atazi ibintu biri kumubaho, atangira gutekereza ati ubu koko uyu musore utarigeze na rimwe aryamana n'umukobwa inshuro zirenze imwe, kubera iki noneho bihindukiye kuri Ines? Ubu ibi bintu ndi gutekereza ntibyaba ari byo koko? Ati ibi bintu nizere ko rwose atabinkora, ati ikirenze kuri ibyo akamufata akamujyana gutembera muri uriya mujyi bakaba bari kuryoshya. Ati ni ukuri ibintu bitangiye guhinduka kuko rwose ntabwo Joel yigeze amera atya n'umunsi n'umwe. Ati nizere ko ibintu ndi gutekereza atari bya nyabyo. Ubwo yabivugaga kandi ariko agotomera inzoga kugira ngo ahari arebe ko yatuza. Niba rero wakunze iyi nkuru cyangwa se akaba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, cyangwa ukaba usanzwe uhari ariko utarakora subscribe, kandaho maze inkuru zose zijye zikugeraho kandi mu ba mbere. Ku rundi ruhande rero Joel aragenda maze agasinya kontra, bakamuha amafaranga menshi cyane, bakamuha miliyoni 5 z'amadolari. Arazizana rero ziri mu kibaga maze akazishyira mu cyumba baba bararamo. Arasohoka rero akazisigamo, agasiga n'uyu mukobwa Ines ahari. Aragaruka rero maze yareba akabona Ines ntawe ari kubona, agahita atangira kwikorera amaboko, ati amafaranga yanjye ari hehe? Areba rero mu kabati abatekereza ko yarambitsemo iki gikapu maze akakibura, agahita avuga ati noneho ndarangiye neza neza ndapfuye. Ati miliyoni 5 z'amadolari zose maze gusinyira zose barazintwaye. Atangira gufata telefone ngo ahamagare polisi, maze agahita abona Ines arinjiye, ahita amubwira ati Ines, ati nta mafaranga yanjye wamboneye, ati nasize muri kariya kabati. Ines ahita amubwira ati ariko ni ukuri nawe ntabwo rwose uriseheye habe na gatoya, ati gufata amafaranga angana kuriya yose maze ukayagendana mu ntoki, ati kandi ntakubeshye nta nubwo wayasize hariya mu kabati, ati nayasanze hano ku buriri. Ubwo uyu musore aba ataratuza habe namba, aba ari kubaza cyane Ines ati none se ati wayabonye atari hehe? Ines ati nayasanze aha ku buriri maze rwose nyabika ahantu hafite umutekano kuko nabonaga biteye ubwoba kuba amafaranga menshi kuriya yandagaye. Ahita yegura rero matera maze agakuramo ya baga akayihereza Joel, akamubwira ati ariko ikindi gihe jya umenya rwose ko ugomba kubika amafaranga kandi ntukagendane amafaranga angana atya n'umuntu wagukeka ko yafite yakwica kugira ngo ayatware. Joel rero arumirwa, areba uyu mukobwa akabura ikintu amukorera, yafungura ya baga agasanga kuko amafaranga yose arimo uko yakayashyizemo. Arumirwa maze agatangira noneho kwishimira uyu mukobwa by'umwihariko, aramufata akamuhobera akamusomagura, akamubwira ati ni ukuri, ati urarenze, ati urabona ngo urasigarana amafaranga angana atya ntugire n'umutima wo kuyatwara. Maze Ines akamubwira ati hoya yewe rwose ibyo sinabikora, ati ndi umukobwa warezwe kandi ufite umutima, amafaranga nzayabona nayakoreye ntabwo nayabona nayibye, ariko nanone wowe ujye wibuka ko ukunda kuba uri kumwe n'abakobwa mutaziranye. Reba nk'ubu ngubu iyo nziza kuba umukobwa w'umujura rwose mba nayatwaye. Joel rero akomeza akamuhobera ati ni ukuri, ati ndakwishimiye cyane, ati kandi ati Imana ikumpere umugisha ni ukuri. Uyu munsi rero niwo wa mbere mu mateka Joel aba ahuye n'umukobwa rwose udakunda amafaranga, kuko ubundi aba yarishyizemo ko umukobwa wese ikintu aba amushakaho ari amafaranga nta kindi. Niyo mpamvu aba babeshya urukundo akabaha amafaranga maze bagahita bigendera, abazi ko rwose ariyo yonyine bamukurikiraho. Atungurwa rero n'uyu mukobwa we rwose uba utandukanye n'abandi kure cyane.
Joel rero kubera ukuntu rwose uyu mukobwa aba yamunejeje, aramufata maze akamujyana ahantu bacuruza amamodoka, akamubwira ati ngomba kuguha kado ntaraha undi muntu n'umwe kuri ino si. Ati ndashaka ko uhitamo imodoka nziza ushaka, ntiwite ku giciro, ntiwite ku kintu na kimwe, wowe reba imodoka wumva wishimiye, wumva rwose ushaka, maze uyintungire agatoki gusa, nta kindi ngusabye, ibisigaye ndabyikorera. Ines rero aragenda akareba imodoka rwose nziza cyane, maze akamubwira ati rwose niyo nishimiye. Uyu musore ahita yishyura atajijinganyije, maze akamuhereza urufunguzo rw'imodoka, ati uyu ni wowe, ntabwo rwose uzongera kugenda muri uyu mujyi n'amaguru. Ines rero ataha yasaze rwose adakandagira hasi, yishimye ibyishimo byamurenze, maze akagenda akabwira Nikita ati ngwino urebe. Nikita arasohoka agasanga imodoka iparitse hanze y'akataraboneka, maze ati none se iyi modoka ninde wayigutije? Ati bantiza. Ati iyi modoka ni Joel wayinguriye, yayimpayemo rwose nk'impano, nyuma yo kuntembereza umujyi wose twari twagiyemo, akansohokanira ahantu hose hahenze, akangurira n'ibindi bintu byose byiza uzi umuntu yaba yifuza. Ubu rwose arengejeho kungurira imodoka, ati ndumva nishimye cyane. Ubwo Nikita amwereka nk'aho yishimye, ariko akajya areba hirya maze akarakara, ahobera uno mukobwa ati ni ukuri felicitation, ati ndabona bakwakije ni ukuri, ariko aba yababaye mu mutima, aba afite agahinda k'ukuntu rwose uyu musore aba akomeje gukorera ibintu by'indashyikirwa Ines. Nikita rero ahita amubwira ati ndakunezerewe ni ukuri, maze Ines ati none se harabura iki ngo wambare vuba vuba, wambare neza maze dutembere muri iyi modoka nshyashya. Ati ngwino tugende maze dusohoke, tubyine, tunywe, turye, ati budukereho turi mu kirori, duserebure rwose iki kinyabiziga gishya. Nikita ahita amubwira ati nta kibazo rwose, reka tujye kwenjoyinga. Buracya rero Nikita rwose uba washenguwe n'agahinda arabyuka agasanga Joel muri biro, maze akamubwira ati ni gute batinyutse kunkora biriya bintu byose? Joel ati ngukore bikize kandi? Nikita ati uri kwirengagiza se? Ati njye nawe twarakundanye, ati nakuba mbeshya urukundo, ati ibintu byose twarabikoze, twararyamanye, twagize gute, ati ariko ntabwo rwose wigeze unkorera ibintu nk'ibyo uri gukorera Ines ubu ngubu. Ati ni njye namukuzaniye, ati ntiwakumva icyaro rwose nari musohoyemo, ati ndamukwereka, ati nkubwira kandi imigambi yose mufiteho, ati none dore utangiye rwose kuntenguha, utangiye kwinjira mu rukundo. Joel ahita amubwira ati nsohokera muri biro, niko mvuze, ati mvira muri biro, nta bintu byinshi nshaka kuvugana nawe, ati nyine waramunyeretse kandi narakwishyuye, ati amafaranga yose wifuzaga, ati hari ikindi kibazo ubundi mfitanye nawe? Nikita ati ariko njyewe rwose uri uwanjye, nta wundi muntu ugomba kugukoraho. Joel ati njyewe nawe nta kintu kiri hagati yanjye nawe, kandi nawe urabizi ko rwose twararangizanyije, ati ubwo rero mvira muri biro rwose, singukeneye muri biro yanjye. Nikita noneho abura icyo gukora, maze Joel akamubwira ati nutinda kandi ndahamagara rwose abasekirite baza babe aribo bagusohora, maze bagusohore nabi. Nikita rero ahita asohoka, ariko agahita abwira Joel ati ibi bintu ntabwo rwose birangiriye aha ngaha, ati menya ko wowe utangiye kuba uwa feke, utangiye gutsindwa, utangiye rwose, umukobwa atangiye kugutwara umutima neza neza, ibyo wari wariyemeje byose bitangiye kukunanira kubera umukobwa umwe gusa. Nikita rero ataha yarakaye noneho yanabuze controle, maze yaba akigera mu nzu agahita abwira Ines ati umva wa mukobwa we w'umuturagekazi, ndakwiyamye n'ikindi gihe ku mugabo wanjye. Untate se umugabo wawe ninde? Ati Joel ni umugabo wanjye kandi n'ubundi twarakundanaga, ati rero mujye kure, ati rwose ndakwiyamye ntuzongere kumwegera habe na gatoya. Ines ati none se, ati ndi kurota, ati cyangwa ndi kubyumva neza, ati ngo ni umugabo wawe, ati ibyo uri kumbwira se nibyo cyangwa naba nsinziriye nkaba ndota? Ati nkeneye rwose kunsobanurira.
maze Nikita ati ngusobanurira iki? Ati ntacyo nkeneye kugusobanurira wanjijiwe, wowe gusa menya ko ugomba kugendera kure umugabo wanjye, naho ubundi ayo maso nzayakuramo usigare utakireba. Joel rero nawe asigara yitekerezaho maze akavuga ati ariko uzi koko ntangiye gutsindwa, ati ibintu byose niyemeje bitangiye gupfa. Ahita afata icyemezo rero maze agahamagara Ines ati nsanga aha hantu tujya duhurira maze tuvugane. Ines rero ahita agenda yihuta agahita amubwira ati nizere ko rwose mukunzi ntatumye utegereza, ati natinze mu nzira hari ambuteyaje nyinshi. Asanga ariko ubwo Joel ari kunywa inzoga n'itabi rwose ubona ko ameze nk'umuntu uri kwidoroga. Ahita rero abwira Joel ahita abwira uyu mukobwa ati nari nguhamagaye hano kugira ngo rwose nkubwire ko ibyanjye nawe byarangiye, ati twagiranye ibihe byiza, yego rwose byaranshimishije, ikindi kandi warakoze rwose kuba umwizerwa maze ntutware amafaranga yanjye, ati nakuguriye imodoka nzi ko rwose ari nko kugushimira, ati ariko n'ubundi ntabwo byigeze rwose bihindura uwo ndi we, ati nakomeje kuba uwo nari ndi we mbere, ati ntabwo ngewe njya ndyamana n'umukobwa inshuro zirenze imwe. Atangira kuvuga ibi maze neza agasakuza ati hoya ntumbwire ibyo bintu, ati wibivuga ntabwo nkeneye kubyumva, ariko nanone agahita yigarura ati mana yanjye, ati ati mvuze cyane kandi rwose ndi iruhande rw'umukunzi wanjye, ati mbabarira rwose mukunzi mwiza kuba rwose nari nzamuye ijwi, ati ndagukunda cyane, ati isubireho rero ibyo bintu uri kumbwira umbwire rwose ibitandukanye n'ibyo. Uyu musore ahita amubwira ati ndakomeje byarangiye rwose hagati yanjye nawe, ubwo ahita anihagurukira akigendera maze akabwira Ines ati ufate rwose ikintu ushaka muri iyi nzu cyose ukijyane nta kibazo. Ines asigara yicaye yayobewe rwose ibintu biri kumubaho, ariko ubona isi iri kumwikaragiraho neza neza, arareba maze akumva hari ari kuzunguruka, umutwe rwose ukanga gukora, akumva ntabwo ari gutekereza. Arahaguruka agafata isakoshi ye maze akagenda, ariko rwose ntabwo aba azi aho ari kujya, nta nubwo aba azi ibintu biri kumubaho ibyo ari byo. Ines rero agera mu rugo kwa Nikita maze agasanga varize ye n'igikapu biri imbere y'umuryango hafunze. Arareba noneho akayoberwa ibyo ari byo, arabyegera maze agahita akomanga ku muryango. Nikita agahita asohoka ati wowe se uratinyuka ukankomangira ku rugi nta soni? Ines ati ko ibintu byanjye biri hanze byagenze bite? Nikita ati biri hanze nyine, wowe se ho wari uri? Nakubwiye ko utazongera kwegera Joel, none wananiwe kubyumva wongeye ujya kumureba. Nakubwiye ko ari umugabo wanjye utagomba kongera rwose kumusubira imbere, ariko byakunaniye kubyumva. Ubwo rero ubwo waraniwe kubaha utuntu dutoya, igendere rwose fata ibintu byawe ugende. Ines rero n'ubundi wari uje rwose ari kurira arizwa n'agahinda k'ibiba bimaze kumubaho, noneho akubitiramo n'ibi agahita ashwanyuka akarira cyane avuza induru ati hoya, ati nizere ko ibi bintu utabinkora, ati ko utankura rwose mu cyaro maze ngo uzane mu mujyi kugira ngo uze kunteza bingana bitya, umbabaze unteshe umutwe. Nikita ati gira vuba kuko mvira mu rugo sinkeneye kujya kukubona, ati ikindi kandi ugize amahirwe simpamagaye polisi, ariko mu kanya ndahamagara abandi bantu bari bukwiteho, nutinda kunsohokera mu nzu genda rwose, ntabwo nshaka kuzongera kugukubita amaso na rimwe. Ines rero agahinda rwose karagenda kakamwegura maze agafata ibikapu bye agatangira kubikurura atazi iyo agiye, kubera ko rwose ntabwo aba azi niba atashye iwabo cyangwa se hari ahandi hantu agiye. Ibintu byose biba byamucanze, ukuntu byose bimwituriyeho umunsi umwe. Ines rero aragenda maze agahitira ahantu muri bare agatangira kunywa inzoga,
arazinywa akazinywa koko, ariko abazinywa arira cyane abantu bose bari kumureba. Aho ku ruhande rero haba hicaye umukobwa areba ukuntu uyu Ines ari kurira cyane anywa inzoga kandi anakorora, bigaragara rwose ko yari afite n'ikindi kibazo. Maze uyu mukobwa akagenda akegera Ines akamubaza ati umeze ute? Ines ati hoya ndeka. Uyu mukobwa atangira kumwambura ibi birahuri n'amacupa aba afite, kuko noneho aba ari gukorora agahera umwuka rwose akamera nk'umuntu ugiye kugwa hasi. Uyu mukobwa rero abona rwose bitari bugwe neza Ines, akamwambura ibicupa byose aba afite, maze akamuhagurutsa akamujyana mu rugo iwe. Gusa Ines rwose aba yamaze kumera nk'umuntu urwaye kandi arembye. Amugeza mu rugo iwe rero, maze Ines agakomeza gukorora cyane, agakorora byageraho rwose akaremba. Uyu mukobwa rero aramuryamisha agakomeza kumurwaza, ariko nta kintu rwose na kimwe aba amuziho. Abona bikaze rero, maze akamujyana kwa muganga. Agera kwa muganga bagatangira kumwitaho, bakamubwira bati ese uyu mukobwa yaba afite abandi bantu bo mu muryango we? Arababwira ati rero nta wundi muntu wo mu muryango we n'umwe nzi, ati kubera ko nahuye nawe ejo nimugoroba, ubwo numva ko nta kindi kintu n'iki na kimwe muziho. Arakomeza rero rwose akamurwaza, hakabura umuntu n'umwe waza kumureba. Gusa muganga aramubwira ati indwara y'uyu mukobwa irakomeye cyane, ntabwo rwose ari indwara yakira uyu munsi cyangwa ejo. Ati ubwo rero hakenewe rwose umuntu wo kumwitaho mu muryango we. Bafata rero telefone ye maze bagatangira kugenda bahamagara abantu, gusa bageraho bakabona nimero ya Nikita, baramuhamagara maze Nikita akaza akamureba. Ubwo Nikita mu mutima aba ari kuvuga ati sawa, ati buretse uraje ubone, ati yabaye ahubwo wapfaga. Araza agacomora n'ibiserumu byose biba bimurimo akabijugunya hasi, ariko yakumva umuntu ari gukandagira agahita abifata akongera akabimanika neza. Maze muganga ahita yinjira ati wowe se urinde? Ati jyewe rwose ndi inshuti y'uyu murwayi, ati nari nje kumureba. Ati none siporo uri gukora iki? Ati nari ndi kumwitaho, kuko muganga baje akabona ahari hari ibintu bitari bisobanutse. Ati nari ndi kumwitaho, ati uyu ni inshuti yanjye magara. Muganga ahita amubwira ati hari abantu se bo mu muryango we waba uzi? Nikita ati hoya, ati nta muntu n'umwe agira wo mu muryango, ati ni njyewe inshuti gusa agira. Muganga rero ahita amubwira ati ubwo ari wowe wenyine rero afite, tugiye kumuguha maze umutahane, kuko n'ubundi ntabwo yakomeza kurwarira hano, ugende umwiteho. Nikita aba acyumva ayo magambo, maze umutima ukamuvamo, ahita abwira muganga ati ati nibutse ko hari abantu nka babiri bo mu muryango we afite, ati reka nze njye kubahamagara rwose baze maze bamurebe. Muganga ahita yumirwa uyu mukobwa ukuntu aba ari gucabiranya avuga ibintu yongera abihindagura. Nikita ahita amubwira ati reka ngende rwose njye kubashaka maze baze bamutware, ati ubwo turasubira. Ahita asohoka rero kubera ko aba yabonye ibintu ko byakaze, maze akagenda agahamagara mama wa Ines akamubwira ko arwaye, akamurangira n'aho arwariye, ariko ntamubwire rwose. Mama wa Ines rero ntabwo rwose atindiganya, ahita aza maze akaza kurwaza umukobwa we. Asanga rero arembye cyane, maze agatangira kujya rwose amusengera ijoro n'amanywa. Muganga aramubwira ati se waba wari uzi ko uyu mukobwa wawe afite indwara runaka? Uyu mumama ahita amubwira ati yego nari mbizi, ati ahubwo twajyaga tumuha imiti ya gakondo. Uyu muganga ahita amubwira ati rero iyo miti ya gakondo ni nayo rwose yagiye imuteza ibibazo, kuko ubu noneho umubiri we warananiwe cyane rwose bishoboka, umwijima we ntabwo ugikora neza kubera iyo miti yagiye ikawangiza. Ati ubwo rero rwose akeneye ubuvuzi, akeneye kwitabwaho kugira ngo turebe ko yakira. Ati gusa rwose ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko humura tuzakora ibishoboka byose kandi azakira.
mama we aravuga ati ndabizi neza umwana wanjye ntabwo yapfa, ndaje rwose musengere kandi mfatanye namwe mumuvure, ndabizi Imana iranyumva rwose izankorera ibitangaza, uyu mwana wanjye namubyaye ari umwe gusa, ntabwo rero Imana yamunyaka kuko nanjye ndacyamukeneye. Ubwo ariko ku rundi ruhande Nikita we rwose ahita akomeza urugendo rwo kugira ngo yigarurire Joel, kuko we nubwo Joel aba yaramuhemukiye bingana bityo, ariko Nikita aba yarakomeje kumukunda kandi akagira icyizere ko hari umunsi umwe bazakundana bya nyabyo. Ajya rero kureba Joel muri biro, maze Joel akimubona akamubwira ati nkawe uje gukora iki hano rwose, urabizi neza ko hano atari aho kuganirira, ahangaha ni muri biro nkoreramo akazi kanjye, ntabwo rero numva ikintu kihakuzanye. Nikita ahita akomeza maze agahita agenda agafata ukuguru kwa Nikita akagushyira kuri uno musore, uyu musore ahita afata ukuguru akenda kukujugunya hakurya iriya, ati mva hejuru ugira vuba, ati wimpagarara hejuru, ati ntabwo rwose nshaka gukomeza kunderanja nibereye mu kazi. Abakimubwira ibyo byose rero maze telefone ikaba irasonnye, yitaba telefone maze bagahita bamubwira yuko rwose Ines arwaye kandi arembye ko akwiye kujya kumureba. Ahita ababwira ati ngewe nta gahunda n'imwe mfitanye n'uwo mukobwa, nashaka apfe, ntabwo mbyitayeho, nta nubwo bindeba, ahari si jye mwakagombye guhamagara. Joel rero ahita yikomereza akazi nkaho nta cyabaye rwose, akigira nkaho ibyo bamubwiye nta n'ibyo yumvise kandi atabyitayeho. Nikita we rero aba ari kumubwira ati uri umugabo wanjye rwose kandi uri uwanjye, nta muntu n'umwe ugomba kukuntwara, ati ahubwo nje gufata ibyanjye, ndaje ngo dutangirire aho twari tugejeje maze rwose dukomeze urukundo rwacu. Joel ahita amubwira ati nyamara warasaze, ati iyo nkubonye mbona rwose ubwonko bwawe butuzuye, ati njye nakubwiye ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe kandi nta n'ikizigera kihaba. Ku rundi ruhande ariko mama wa Ines yakomeje kumusengera cyane, bakomeza kumwitaho banamuvura, baramuvuye koko imiti ishoboka yose barayimuha, maze nyuma y'iminsi mikeya yaje rero kuva muri koma arakanguka, ariko n'ubundi aguma agifite imbaraga nkeya kandi akirwaye agikeneye kwitabwaho. Bivuze rero ko yagumye kwa muganga, gusa mama we yamugumye hafi akomeza kumurwaza. Nikita nawe rero ku rundi ruhande yakomeje kubona rwose uyu musore akomeje kumunanira kandi yaramushakaga cyane. Yigiriye inama rero yo kujya rwose gushaka imiti mu bantu bafite rwose imbaraga z'umwijima, kugira ngo arebe ko uyu musore yamukunda. Yaragiye koko rero maze ajya kugura iyo miti, yaraje ayiha uyu musore, maze uyu musore atangira noneho guhinduka, atangira rwose kujya yumva ibintu uyu mukobwa aba amubwira, ibyo kwirirwa agura abakobwa arabireka, ahubwo atangira gukundana n'uyu mukobwa. Nikita aratangira rwose amuha keya, ibintu bigera kure, banumvikana ko rwose bagiye gukora ubukwe, bariteguye rero imyiteguro rwose igera kure. Maze ku munsi w'ubukwe nyirizina uyu musore yarabyutse yambara neza imyenda y'ubukwe, maze aragenda ahagarara muri salo, yari ari gufunga karavate kugira ngo bajye gusezerana, ariko atangiye kuyifunga yagiye kumva yumva ibintu rwose bimuvuyemo, amera nkaho ahumutse, noneho hari ibindi bintu atangiye kubona bidasanzwe. Yahise arireba umubiri wose, asanga yambaye imyenda yo gukora ubukwe, ahita yibaza ati ubu nari ndi mu biki, ati ibi ni ibiki ndimo, ati nasaze se, ati byangendekeye bite, maze atekereza uko byagenze ariko biranga rwose, ananirwa kubyibuka. Yagiye kubona rero abona Nikita arinjiye yambaye rwose ikanzu y'abageni, ati sheri, ati ndabona witeguye, ati narinje kukureba rero kugira ngo tujye rwose gusezerana, ati kubera ko ati numvaga atari njye ndi burote nkubonye. Nikita rero yakomezaga abwira Joel ati wambaye neza, ati uraberewe, ati ni ukuri, ati kuguhitamo sinibeshye, ati uri umugabo w'inzozi zanjye rwose, ati turaberanye, ati ni njye nawe ubuzima bwose.
Ubwo Joel yitegereje Nikita maze ahita amubaza ati mbwira, ati habaye iki, ati byagenze bite, ati ni ibiki biri kuba. Nikita ati ibiki se kandi. Joel ati ni gute uri mu nzu yanjye wambaye n'imyenda y'abageni. Maze Nikita ati iyi ni inzu yacu yanjye nawe, ati kuko njye nawe ubu rwose mu minota mike turaba tubaye umugore n'umugabo, ati kuko ni umunsi w'ubukwe bwacu, ubu tugiye gusezerana. Ubwo Nikita ahita amubwira ati urabona ko njyewe namaze kwitegura, ababivuga rwose aseka yishimye. Maze Joel agahita amureba mu maso cyane akamubaza ati ngo, ati umunsi w'iki cyacu? Undi ati umunsi w'ubukwe bwacu, ati ubukwe bwanjye nawe, wowe Nikita, njye nawe ubukwe. Nikita ati yego, ati uzi amafaranga yose watanze kugira ngo uyu munsi tuwitegure, ati gira vuba ahubwo tugenda rwose tudakerererwa. Joel ahita arakara atumva Nikita, ati ntunkinishe, ati ntuzane imikino, aturanze njyewe ibyo nakora, aturanze rwose ntakora rwose ibara, ntakora ikintu nazicuza ubuzima bwanjye bwose, ati njyewe uranzi kandi uransobanukiwe. Ahita amubwira ati hagarara ahangaha ndaje. Maze Nikita akajya kumufata ku kuboko, Joel afata ukuboko akakujugunya mu birometero ati uramenye ntiwongere kunkoraho, ndakubwiye ngo ntiwongere kunkoraho na gatoya. Nikita rero abona ibintu bihindutse maze agasigara ari kwikomanga ku matako ati noneho, ati ndapfuye, ati uyu mupfumu yarambeshye, ati urabona ngo apfa imiti idakora, ati ndabigenza nte? Agashaka telefone ngo amuhamagare akayibura, akavuga ati noneho isi inyikaragiyeho, ati ijuru rirangwiriye neza neza, ati urabona ngo imbaraga zanjye zose zipfa ubusa, ati ndabona rwose bimeze nkaho uyu musore yagarutse mu buzima, ati bimeze nkaho rwose imiti yamushizemo, ati gusa ni gute bambeshye maze bakamuha imiti rwose imara igihe gitoya ikaba itabashije kunkorera ngo nikorere ubukwe n'uyu musore, ati ndakora iki rero? Ashaka telefone maze akayibura, inzu yose agasanga yari yayisize mu nzu iwe. Abura icyo akora rero, akabura icyo afata, akabura icyo areka. Joel rero ahita asohoka hanze maze agasanga wa musore w'inshuti ye aramutegereje, ni nawe rwose uba yari yamwambariye. Agahita amubaza ati mbwiza ukuri, ati ni gute waretse ibi bintu byose bikagera aha? Ni gute wandetse ngo nzakore ubukwe? Ati na Nikita urabizi ukuntu rwose uriya mukobwa ari uwa feke, urabizi ibintu byose abamo, uramuzi bihagije, ni gute wandetse nkinjira muri ibi bintu nkabyijandikamo? Byagenze bite? Uyu mushuti rero wa Joel aramubwira ati nta soni uraza ko bimbaza, ati ninjye wakabaye ubibaza, ati ubimubaze kuko ni umugore wawe kandi ni inshuti yawe magara, ati ibyo nibyo wahoraga umbwira buri gihe iyo nabaga nje muri biro yawe nkakubaza ukuntu ugiye gushaka uriya mukobwa ukamushyira mu rugo, wambwiraga ko ari inshuti yawe magara kandi umukunda ari umugore wawe, ukambwira ngo ningusohokere muri biro vuba ngo nta jambo mfite, ntiwigeze ureka na rimwe nkubwira, ntiwigeze wumva inama zanjye, none ubu ngubu uri kumbaza ngo ni gute wari ugiye gukora ubukwe nawe? Ni wowe nawe nyine mwabipanze, genda unabimwibarize niba ufite ibisobanuro byo kuguha, naho njyewe rwose ibintu wankoze nanjye ndumva ntakwiriye no kubikubabarira. Waransebeje bihagije, wanga kunyumva nk'inshuti yawe, njye naragize ngo nta mumaro ngifite mu buzima bwawe, nayobewe rwose ibintu byakubayeho. Joel atangira kubwira iyi nshuti ati njyewe nkubwira ibyo bintu, njyewe ayo magambo nayakura mu kanwa kanjye nkayakubwira koko? Maze uyu mushuti wa Joel ahita atangira gutuza ati koko se, ati nta kintu na kimwe wibuka, ati ibintu byose ndi kukubwira urumva ari bishya kuri wowe? Joel ati ntakubeshye rwose nibonye ubu aka kanya nambaye iyi myenda mbona Nikita aje kuntwara ngo tujye gusezerana. Maze uyu mushuti wa Joel agahita noneho atuza agasubiza ubwenge ku gihe akamubwira ati noneho ntangiye kubyumva neza, birumvikana ko rwose Nikita hari imbaraga mbi rwose, hari imbaraga z'umwijima yakoresheje kugira ngo agutandukanye na Ines wari utangiye gukunda, waramwihebeye rwose kuko waramukundaga bitangaje, ariko umunsi wo kumureka wabaye umwe kandi umureka nta busobanuro. Nikita rero buriya yagira ngo rwose akwiharire, ni nabwo kandi watangiye kugenda ukunda Nikita, birumvikana ko hari imbaraga zidasanzwe yakoresheje, akaba ari nazo kandi yakoresheje kugira ngo
kugira ngo Ines arware arembe ubu rwose akaba yaraheze mu bitaro ndetse ukaba waranze no kujya kumureba n'umunsi umwe, ndakeka ko rwose ari uko nguko byagenze. Joel ahita abaza uyu mushuti we ati ntumbwire ko Ines akirwaye? Undi ati yego aracyari mu bitaro, ati nahoraga mbikubwira ariko ukanga kunyumva ugahita unyirukanira kure. Noneho Joel ahita agwa mu kantu, ahita atekereza ibintu byose yakoze, akumva arikaye rwose, akumva noneho abuze n'imbaraga zo kugira ibindi bintu akomeza kuvuga kuko aba yumva ababaye. Joel rero ahita abaza uyu mushuti we ati ko numva amazi yarenze inkombe ndabigarurira hehe? Ati ndakora iki? Ati ngira inama y'ikintu nakora kandi byihuse rwose kuko ndabona ibintu byose biri kuncika mbireba. Uyu mushuti we ahita amubwira ati tuza humura ndakwereka icyo turi bukore, ati ahubwo ngwino nkwereke icyo duheraho. Ahita amufata ukuboko maze ubwo agahita amujyana kwa muganga. Baba bakinjira rero bagasanga mama wa Ines n'ubundi ari gusenga nk'ibisanzwe rwose, yahoraga yisengera ari gusengera umwana we. Barinjira maze Ines agahita akubita amaso uyu musore, agahita amubwira ati Joel, ati ni wowe? Ugahita atangira kurira cyane. Joel ati ndakwinginze rwose Ines mbabarira, ati ibyo nagukoreye byose ni byinshi kandi bibi ariko nanjye ntiyari njyewe rwose, ntabwo nari nabitekerejeho, sinzi ibyankoreshaga, sinzi ibyambayeho. Ines rero ntabwo aba abyumva habe namba, ahita amubwira ati urabona ngo urambeshya urukundo maze rwose ukambabariza umutima, ati warambabaje ku buryo rwose numva ntashobora kukubabarira, ati uri umusore mubi, ati wari kukureba ukuntu wari umwana mwiza wigiraga umwana mwiza, ati naho rwose wiyambikaga uruhu rw'intama kandi uri ikirura. Mama wa Ines rero areba ukuntu Ines rwose ahise yongera agasubira mu gahinda, maze agahita abona neza yuko adakeneye kubona aba basore imbere ye. Ahita ababwira ati nimusohoke, umwana wanjye ntabwo ameze neza, nimugende dore rwose yabirukanye nawe ntakeneye kubabona. Joel akomeza yinsista asaba imbabazi Ines, ariko mama we agahita ahaguruka akamusunika ati genda genda rwose mwituma umwana wanjye yongera kumera nabi dore yari amaze koroherwa. Joel rero na mushuti we bahita basohoka, ariko rwose akagenda n'ubundi agifite agahinda kenshi kuko aba atababariwe nk'uko rwose aricyo kiba kimuzanye. Buracya rero Joel akongera akagaruka, maze yaba aginguka mu muryango w'icyumba ku bitaro, mama wa Ines agahita amubwira ati sohoka agira vuba, atugarutse gukora iki ko umwana wanjye atagukeneye. Joel ahita apfukama hasi maze akabwira mama Ines ati ndakwinginze mbabarira rwose, ndashaka kuvugana n'umukobwa wawe, niyo yaba amagambo 3 gusa byaba bihagije. Mama we areba uyu musore upfukamye hasi yafatanyije ibiganza byombi nko kumubwira ati ndakwinginze, maze agahita amureka. Uyu musore ntabwo yongera guhaguruka, ahita agenda apfukamye maze akagera imbere ya Ines imbere y'igitanda akamubwira ati ndakwinginze mbabarira rwose, ndabizi ko bigoye ariko ni ukuri mbabarira rwose, ungirire impuhwe umbabarire kubera ko naragukoshereje, ndumva ndatuje mu mutima rwose, ndakwinginze gerageza kumbabarira. Ines we rero aba ari kurira arira nk'agahinja. Ubwo Joel ahita amubwira ati mbabarira rwose mukunzi, ndakwinginze nibura nyumva, ati ntabwo ari ikosa ryanjye, ati rwose ni ikosa rya mama wanjye, ati ntabwo nigeze mpitamo kumera gutya, ati ariko ibi bintu byatangiye kuva nkiri umwana muto cyane. Ati rero icyo gihe nkiri umwana mutoya, ati papa wanjye yari umukire cyane, ati twari abatunzi, twari dufite byose, ati igihe kimwe rero papa yaje gukora agisida, ati iyo agisida rero yari ikomeye maze biba ngombwa ko rwose atakaza ukuguru kwe. Ati nyuma y'icyo gihe rero umugabo wari umukire cyane mu gihugu cyose noneho yabaye utishoboye, utagize icyo ashoboye habe na kimwe, kuko rwose ibintu byose yari akeneye kujya abikorerwa.
ati guhera ubwo rero mama wanjye yatangiye kujya asuzugura papa wanjye rwose bikomeye, ati tekereza ko nari mfite imyaka mike cyane ariko ninjye nafuriraga papa nkamukarabya ndetse nkanamugaburira, ati ku buryo rwose mama wanjye ntabwo yari akimwitaho, ati ahubwo yari asigaye rwose anizanira abagabo mu rugo rwa papa, ati papa areba bakamucaho bakigira mu cyumba, ati papa wanjye ntagire icyo akora kuko ntabwo rwose ntacyo yari ashoboye. Ati byageze aho rero rwose papa wanjye apfa mureba, ati kubera kubura umuntu umwitaho. Ati rero ati agahinda icyo gihe karanyishe cyane guhera icyo gihe, ati kandi ni nabwo natangiye gutekereza ko abagore bose bakunda amafaranga, n'impamvu na mama yubahaga papa ari uko yari afite amafaranga. Ati natangiye gutekereza ko rero iyo ufite amafaranga kuko nabo ariyo baba bashaka nta mugore n'umwe utagira. Ati ni uwo munsi nafashe icyemezo ko nta mukobwa nzigera nkunda cyangwa ngo mushyire mu rugo, ahubwo ko bose nzajya mbafata umunsi umwe maze nkabajugunya kuko n'ubundi ni amafaranga baba bashaka, nta rukundo bagira. Joel arahita akomeza abwira Ines ati ndakwinginze mbabarira kuko wowe nasanze utandukanye n'abandi kure cyane, ibyo nibwiraga rwose byari ukwibeshya. Mama Ines rero ahita abwira Joel ati aho wibeshye rero ni uko watekereje ko rwose abakobwa bose ari kimwe, ariko umwana wanjye si uko namureze neza. Maze Joel ahita amubwira ati ndabizi, ati cyane cyane nshingiye rwose no ku mafaranga yo muri hoteli ukuntu atigeze ayatwara, ibyo byanyeretse ko hari abakobwa bafite umutima mwiza kandi bafite urukundo, badakunda amafaranga ahubwo bakunda abantu. Niyo mpamvu rwose niyemeje guhinduka kubera Ines, none ndakwinginze rwose Ines mbabarira, ati ntakubeshye naje nzanye n'impeta kuko rwose ndifuza kuyikwambika kandi tukazabana ubuziraherezo, kubera ko rwose ni wowe watumye mpinduka. Ndakwinginze mbabarira, nzahindura buri kimwe cyose ushaka, nzakora ibyo ushaka, nushaka ubinyandikiye ku rupapuro umbwire uko ushaka komera, niba ari no kumera nk'igipupe nzaba cyo, nzaba rwose icyo ushaka, uzankoresha ibyo ushaka. Rwose niyemeje guhinduka ku bwawe kuko ndagukunda kandi nabonye urukundo muri wowe, ni wowe rwose umvanye ibuzimu maze ukanzana ibuntu. Ines rero aba ari kumva amagambo ari guturuka muri Joel maze agaseka, nubwo rwose yari afite imbaraga nkeya, aryamye ahita atangira kuzunguza umutwe yerekana ko ari yego. Ubwo impeta rero Joel aba yifashe mu ntoki, n'ubundi niba twibuka neza yarapfukamye imbere y'igitanda cya Ines, ahita amwegera neza maze Ines akamubwira ati yego rwose ndabishaka kuba umugore wawe. Joel ahita amurambika umutwe mu gituza, arambika umutwe we mu gituza cya Ines akamubwira ati ndagukunda cyane ni ukuri, ati rwose ndifuza ko wazamba iruhande ubuziraherezo. Ahita amwambika iyi mpeta maze bose bakishima, na mama wa Ines akanezerwa, n'iyi nshuti ya Joel nayo irishima cyane kuko noneho ubu Joel aba ari mu maboko meza. Uyu munsi rero basezeranaho kubera ko Ines aba akiri kwa muganga maze bagataha. Buracya rero mama wa Ines agahamagara Joel ati ngwino rwose, kubera yuko Ines ngo yorohewe, muganga agiye rero kudusezerera, ngwino umurebe. Joel rero aragenda maze akigera kwa muganga aba yambaye neza cyane, agahita asanga noneho Ines yakize rwose, barababwiye ngo batahe. Araza akimukubita amaso maze agahita amuhobera cyane ati ni ukuri, ati Imana ingiriye neza kandi ko wongeye gukira, ati ibintu byose wari urwaye bishobora no kuba byaragizwemo uruhare na Nikita inshuti yawe. Ines ahita amubwira ati rwose nanjye narabitekereje, ati gusa Imana ni nziza, urabona ko inkijije kandi nanone nawe ukaba uvuye mu bibi wabagamo, maze twese tukaba dutangiye ubuzima bushya.
bahita bahoberana rero, maze Joel agahita abwira mama wa Ines ati mwitegure rero rwose ubukwe vuba, turaje tubereke ikirori kandi cy'akataraboneka, ati umukobwa wawe ndamukunda cyane, nzamufata neza ntugire ikibazo, kandi nawe uzaba byose kuri njyewe, uzaba mama wanjye nk'uko uri mama wa Ines, nanjye mba umuhungu wawe, kandi munyizere rwose narahindutse. Ines rero ahita asomagura Joel ati ndabizi ko wahindutse mugabo mwiza, ndabibona no mu maso yawe kandi no mu bikorwa byawe ndabibona, humura rwose ndakwizeye kutazigera umpemukira. Bahita bongera bagahoberana rero, maze bakarebana mu maso, bakongera kandi buri umwe wese agasoma undi ku itama, maze bakarebana bagaseka, bagahita bafatana akaboko bagasohoka kwa muganga. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyishoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri ino channel, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo zikugereho mu bambere kandi zigere no ku bandi. Ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze ibandindire nk'ibisanzwe.